ati hoya mada hoya winsakuriza uribyaza. Ndangije nagomeje ndaharahaza bigezeho imbaraga zanjye zirashira, umwana nawe aragwanya ngo asohoke biranga nawe zirashira nuko yamugaye. Bivuze ngo uravuga ko kurwara k'umwana bishobora kuba byaravuye ku burangare bw'abaganga? N'uburangare bw'abaganga kuko naragomeje ndamwinginga namuga ati ngewe sinjya nibyaza batanyongereye byara umwana munini. Ijambo yansubije ijambo ribwa arambwira ngo mbese ko numva uri umuganga ngo ubundi wabyikoreye. Yarize amaze ukwezi n'iminsi 8 nibwo yarize muganga mukanguye. Akiri kwa muganga? Akiri ku mwuka nyine muri. Mbese yaravutse atajya kuri bombone? Amara ukwezi n'iminsi 8 atararira bamutera atunzwe na Salomo. Nk'iri joro yagagaye nk'inshuro nk'umunani. Nagwa agenda no kwicara no kumushyira mu kagare nabonanye n'inzobere zimwe zijya ziza hari barambwira ati uyu mwana wawe imipire ye ni kumugara kwiwe muri make yamugaye avuka kuhabara imyaka 7 kuko kuri 7 z'ukwa gatandatu zaba yuje imyaka 7 atavuga mwambika pampa ubu sinamwicarana nk'iminota 30 yaba yanyariye yanyujuje. Guse uyu wagiye umwana umusigira ndi wo mwana? Ndamukingirana nkagenda kuko nta wundi namusigira. Yarebye abana kanyararira akiruma akagira ute. Reka nongere mbashimire abakurikirana Ubwiza Filime nkuko duhora tubabwira ko tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi n'ubundi turakibereye muri wa murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. N'ubundi twakomeje kugenda dutembera tugira ahantu n'ubundi hari umubyeyi nawe ufite ikibazo cyangwa se ufite umwana umeze mbese ubana n'ubumuga, niko turi kubibona. Ariko reka tuganire nawe hanyuma dusobanurire atubwire ese mu by'ukuri ni ikihe kibazo gihari. Watangira utubwira amazina yawe? Banyita Bazubagira Vestine. Abantuye mu mudugudu wa Etonya Kigezi akagari n'Ikiniha umurenge ni Bwishyura akarere ka Karongi. Turaje rero tugeze muri uru rugo tubona mufite umwana bigaragara ko mu by'ukuri abana n'ubumuga nubwo tutamenya ngo nubuhe. Ndagira ngo tuganirize mu by'ukuri ubuzima bw'uyu mwana umeze nkaho bukomeye. Yitwa Ishimwe Samuel. Naramubyaye mubyara ananiwe. Nageze ku bitaro nyine kwa kundi umubyeyi yahita abyara sinahise mbyara. Ubwo naramubyaye maze kumubyara ntiyarira. Bategereza ko arira ntiyarira. Bamujyana ku mwuka. Bamujyanye ku mwuka rero yarize. Nihe wamubyariye ubwo? Ku kigo ku bitaro bya Kibuye. Ku bitaro bya Kibuye. Murenge wa Bwishyura akarere ka Karongi. Nkimara kumubyara bakimara kumujyana ku mwuka yarize amaze ukwezi n'iminsi 8 nibwo yarize muganga mukanguye. Akiri kwa muganga? Akiri ku mwuka nyine muri. Mbese yaravutse atajya kuri bombone? Amara ukwezi n'iminsi 8 atararira bamutera atunzwe na Salomo. Nyine agiye arize bamukubise mu kirenge. Ubwo ndatangira ndamukamira mu gashinge nahereye kuri 1 ngeza kuri 60. Atangira gukurura ibere. Atangiye gukurura ibere barambwira ati rero umwana wawe yakize mucyura. Ndamucyura. Ngeze mu rugo ubwo namucyuye ku itariki. Icyo gihe yarari muri kuveze cyangwa se muri ntuza yaratara icyo gihe nyine wavuze yaratararira? Yarari muri kuveze kwa. Yari muzima bamutera inshinge yambaye bya bindi by'umwuka babambika nyine. Ariko atunzwe n'iyo miti bamutunyije. Amaboko ye kuryo umeze umuntu ntayabona yahinnye yari mazima nta kibazo afite? Wabonaga yarambura. Ubwo ngeze mu rugo natashye kuri 20 z'ukwezi kuko yarize amaze ukwezi n'iminsi 8. Mukamira iminsi 8. Natashye muri za 25 z'uko kwezi yarizemo 2017 nyine. Ndangije ubwo ngeze mu rugo umwana aratangira akajya agagara. Aragagara nkajya mbona urufuzi ruraje ari uruhinja mpita niruka nihutira ku kigo nderabuzima bampa imiti
babona batamushoboye bamusubiza aho namubyariye, atangira n'imiti yo kugagara. Nabanye n'ubwo buzima, maze kubana n'ubwo buzima buri kwezi banyandikira ko ndajya ndamuvuza. Umwaka wa mbere mbona ageze mu mezi 8 mbona ntazakira, mbona ni umuntu utiyegura uterera ngo ashaka iberi. Kurira kwe nijye wibwirazaga ko umwana agize, yaheraga nka mu gitondo akageza nka saa 10 agira ngo ni ukwitonda. Ndagenda mbibaza abaganga, atese ko umwana wanjye atajya arira ni ukwitonda? Ati hoya, ati ikibazo cyo kutarira ni uko yavutse ananiwe, nta mbaraga afite zo kwibwiriza ngo ashake kurya cyangwa iki, utamurebye inzara yamwica. Ubwo ndangije rero mbana n'ubwo buzima, nkajya ngenda nkamufatira imiti, igihe cyo kurya kiba kirageze, nkategereza ko arira ngo muhe ibiryo bikanga, nkafata ibiryo nkabikoroga mu gakombe mu gasahani nkabimusuka mu kanwa. Namara kubimusuka mu kanwa nkabona biciye aha, nkavuga ati uko biri kose reka nihangane, wenda azageraho akire nyine nk'umubyeyi. Ubwo buzima nabubayemo, ngabona noneho nateka nk'umuceri ntawurye. Ageze mu gihe cy'imyaka 2 nibwo nabonye ko atazaba umwana ukanjakanje. Ubu hano he ntihakora, ntago akanjakanja, kwa kuntu umwana n'umuneke ndawuponda nk'igikoma. Kandi afite amenyo arayafite, duratangiye no gukuka nyine. Ndafata umuneke nkawukubita mu gasahane nkawugira nk'igikoma, nkajya mfata igiko nkafata nkakanda nkasukamo. Afite imyaka ingahe ubwo? Afite imyaka 6 n'amezi, kuko mu kwa 6 kuri 7 yazaba agize imyaka 7. Yego. Ubwo mfata ibinyomoro nkafata utuneke nyine nkakubitiramo nkamusuka gutyo. Indagara nkazifata mu gasekuru nkasekura nkamusuka amazi yabyo nyine. Ibirayi ni ukubiponda nk'igikoma, mbega ibintu byose ni ukubikoresha mponda. Ubundi ikintu anywa nyirize ukabona ko anyweye n'agahiko ni amata. Amata yo rwose arayanywa n'agahiko agakomba kakamara, ariko igikoma gifashe nacyo ni nka kwa kundi ibiryo mfata gutya nkakanda kugira ngo bigende. Ubwo buzima bwanjye rero mbubayemo gutyo. Mu ijoro mu kugagara kwe aragagara, nk'iri joro yagagaye nk'inshuro 8. Nari ndi kuvuga ati rero mu kanya gato ndangije kubafurira njye kumufatira imiti, kuko indi yarangiye ejo mu gitondo. Ubwo rero n'ubwo buzima mbaye. Yibajije abaganga se bakubwira ko arwaye iki? Barambwira ngo ni ukunanirwa, imitsi yo mu mutwe yari iborotse ari kuvuka. Kwa kundi umwana avuka akivukiye amasaha ya mbere yo ntago ariko yavutse. Nageze kwa muganga, umudamu wari warayizamu nyine arambwira ati uribyaza, kansuzuma turibyaza. Nkamubwira ati ariko sindi bwibyaze, mbyara umwana w'ibiro 4 3 n'amagarama. Ati hoya, ntago ariko umuntu ubyara buri munsi bamwongera uribyaza. Ndamwinginga ati muganga rero ngiye mbya abana 2, uyu ni uwa 3, ntago ndi bumwibyaze kuko umwana wa mbere yavukanye niwo wari muto, yavukanye ibiro 4 na 200. Uwa 3 uwa 2 avukana 5 n'ijana. Naho ngati nawe sinzi uko ameze, sinzi ko ndi bumwibyaza. Ati hoya mada, hoya winsakuriza uribyaza. Ndangije nagomeje ndaharahaza bigezeho imbaraga zanjye zirashira. Umwana nawe aragwanya ngo asohoke biranga, nawe zirashira nuko yamugaye. Ubwo kuvuka kwiwe rero yahamagaye undi muganga witwa Patricia. Ndamushima n'Imana izamuha ubugingo budashira. Yaraje we nta nubwo yiriwe ntera, yahise anyongera. Igise kikubise ahita amanura, umwana aramanuka nuko yavutse, undi wari yanyihoreye. Bivuze ngo uravuga ko kurwara k'umwana bishaka ko agera avuye ku burangare bw'abaganga? Ni uburangare bw'abaganga, kuko naragomeje ndamwinginga namuga ati njyewe sinjya nibyaza batanyongereye, byara umwana munini. Ijambo yansubije ijambo ribwe arambwira ngo mbese ko numva uri umuganga ngo ubundi wabyikoreye. Nuko ndangije nyine ndavuga ati reka ntegereze ko Imana nimpfa mfe ninkira nkire. Patricia baraje nyine aranyongera, amaze kunyongera umwana aravuka, ategeza iminota 15 ko arira arayibura. Umwana ahita ajya ku mwuka gutya, abaho amezi 2 hafi 2. Ubwo kuko ukwezi n'iminsi 8 bamukanguye, amaze ukwezi n'iminsi 8 atararira, ataranyeganyega ari ku mwuka. Wagira ngo baze ikindi kibazo wenda kugira ngo tutaruka ibyo koro babitubwiye. Ndashaka kumenya mu by'ukuri ubuzima bw'umwana, aragenda arakambakamba, ni icyo akora? Nta kintu na kimwe akora.
ntabwo akambakamba, ntabwo agenda, no kwicara ni ukumushyira mu kagare bamaye nkamwicaza nshyizemo imyenda ku ruhande kuko ntayishyizemo n'ubundi asa nk'ugaramye nk'uryamye, ntabwo urabona ni uku mbese uburebe gutya. noneho bivuze ngo ingingo ze zimeze nk'izabaye pararize nazo, yaba amaguru cyangwa amaboko. akaguru kamwe akakenda guhagarara ariko karamugaye, karahushye. ubwo ngubwo rero ni uko mutunze. none se mu buzima busanzwe uvuze ko wajya agagara, niko watubwiye. iyo ugiye kwa muganga ntabwo akubwira ikintu gituma agagara? ntabwo bashobora kukubwira ati indwara y'uyu mwana ni iyi ngiyi, cyangwa wamuvuza ahangaha kugira ngo akire? barambwiye rero, nabonanye n'inzobere zimwe zijya ziza hariya, barambwira ati uyu mwana wawe imipire ye ni kumugara kwiwe, muri make yamugaye avuka, ariko bitavuze yuko azakira, ariko gukira kwe kesa afite ubushobozi, ufite ubushobozi muri make ukoherezwa mu bindi bihugu wenda bagufasha. yego ntiyakira ngo akire neza, ariko bigaragara ko yakira kuko akaguru karakora, niyo umwicaze neza mu kintu runaka ubona yakicara akajya akora nk'ibindi bintu, kuko no kwiruma yizamura akiruma, n'intoki akunda kuzizamura agasa nk'uwiruma. bari bambwiye ati kuva ibyo byose abikora, ufite ubushobozi ukabona umuterankunga bakuvura, yajya mu Buhinde cyangwa mu kindi gihugu runaka. aravuga se? ntabwo avuga. bivuze ngo no kuvuga ntabwo avuga, kandi afite imyaka 6 siko watubwiye. 6 ubwo twabara nk'irindwi mu kwa gatandatu si bigeze, twabara imyaka 7 kuko kuri 7 z'ukwa gatandatu uzaba yuje imyaka 7. atavuga mwambika pampa, ubu sinamwicarana nk'iminota 30 yaba yanyariye yanyujuje. ubwo ni ukuvuga ikintu adakora, umwanda ukomeye wo ntabwo ari buri kanya, kuko atarya buri kanya aba atabishoboye. ntashobora guha n'ikimenyetso cy'uko ashaka kunyara cyangwa kwituma? ntacyo yanyereka. mbese n'ubundi umufata nk'aho akiri uruhinja? nk'aho akiri uruhinja muri make. kuko n'ubundi urumva niba atarya, umwana utarya afite amenyo akaba atashyira ikintu mu kanwa ngo agikanje, n'ubundi ni nk'umwana w'uruhinja. ni nk'umwana w'uruhinja kuko ibintu byose mbicisha mu bintu ngize ponze muri make. ikinyomoro sinakimwa ngo agikande n'amenyo, ni njye ugikandira mu kantu mu gakombe nkagikanda nyine. ubu se kuri ubu ngubu ubuzima bubamo bumeze bute kugira ngo n'uwo mwana yibura abashe gukurikiranwa? ubona ubuzima bubasha kumuha ibyo akenera byose? ntabwo mbibona nahagurutse, yo ntahagurutse nyine ni yaserera. guhaguruka gute? kujya kurebera aho nkorera ibiraka, cyangwa nanabonye nk'amafaranga makeya nkagenda nkafata nk'akabasi nkajya ku muhanda nkareba ko nabona ayo kongera simpite nyamara, nkaba namushakira utwo akeneye. ubwo se iyo wagiye umwana umusigira ndi uwo mwana? ndamukingirana nkagenda kuko nta wundi namusigira. uramukingirana? se nibyo? papa wiwe se none se namujyana gute? papa wiwe se we ntaba ahari? ntabwo ahaba. bivuze ngo uribana, ntabwo na papa wiwe mubana? ndibana. nta muntu n'umwe wagufasha uwo mwana ku buryo bavuga ati ngiye gushaka kumupagasiriza? uyu mwana nta muntu namusigira usibye njyewe. ntabwo bashobora kumugabura kuko ibintu nkora nta muntu wabikora atari mama we. bivuze ngo iyo ugiye usiga umukingiranye mu nzu? nsiga mukingiranye, ariko hari aho nari namujyanye ku ishuri no pfo mu Kiyovu, ariko kuva nava mu bitaro, nagiye mu bitaro mu kwezi kwa 11 sindamusubizayo. kuko nabonye kumusubizayo akigize yarananutse, namwambika pampa igasa nk'itamufata, kandi abo barimu nabo ntago bajya bashobora kumugaburira, babishoboraga mbere atararwara. ubu kuva nava mu bitaro ibintu byo kurya yarabyanze, atunzwe no kunywa gusa, nkabona naba ngiye kubangamira abo barimu. none se urumva nyine uragiye usize umwana akingiranye mu nzu, ntago uba ufite impungenge z'uko umwana yagira ikibazo? mara nk'amasaha angana iki utaramugeraho wamukingiranye mu nzu? ntago njya ninda cyane, mara nk'amasaha 2 nkagaruka nkamureba, kuko sinjya njya kure. ntago njya kure. niba nsize muhaye igikoma cyangwa ayo mata nayabonye nkayamuha wenda saa 12 saa moya, saa 3:30 ndaba ngarutse murebe. niba yanyaye mbimukuremo, nindangiza nongere mushyiremo ibindi nongere ngende. ubundi umuntu umpa akazi ni umuntu ubona umbwira ikibazo akacyumva.
iyo ntakimubwiye ntawe umpa akazi. ubuse nta gihe uramutwara se umuhetse, tuvuge ngo umujyane nko mu kazi umuhetse ntibyakunda nabyo? Njya muheka ariko ntago ahantu hari abantu nyine ni ikibazo, nagaceceka uko wamwumvise nyine yarebye abantu akanyararira akiruma akagira ute. Ntago rero nkunda kugira akitse nko mu rugo nk'abana baje nibwo muterekamo nyine areba ari abandi bana, ariko arabona ari abandi bantu bandi ararira cyane ntagahora. Birababaje cyane. Urumva bikaze rwose. Ntekereza ko abadukurikira barabyumva, kugira umwana noneho ukagera ku rwego rwo kumusiga kubera ko nta kubona wabigenza ukajya kuhaha. Wenda reka nibaza iki kintu noneho saza, nk'igihe utagiye nk'ahantu bigenda biti, utagiye gushaka gupagasa nk'ayo mafaranga yabone ashaka kubatunga. Igihe ntagiye nk'ahantu gushaka icyo kiraka, njya kuri butike nyine umugiraneza akankopa, nakongera nabona icyo kiraka nkagenda nkamwishyura. Ubwo nyine kuba ndi mu nzu y'ikode, iyo nabuze amafaranga y'ikode mba mu matsinda, nkagenda nkateruramo amafaranga mu itsinda, nkagenda nkishyura inzu, nkongera nkakuramo utwo guhahisha ibyo guha umwana. Mu ubwo buzima nibereyemo. Birakaze. Ndagira ngo dusoze ikiganiro tubwira ni nk'iki wifuza muri make cy'ubuzima bw'uwo mwana cyangwa se bwawe muri rusange, ni iki wifuza ku banyarwanda cyangwa ku bandi bantu badukurikiye? Nakwifuza ku banyarwanda ni uko wenda hari nk'ikintu bagira bandusha bamfasha, nkajya mbona ukuntu nita kuno mwana, niyo naba cyangwa basi baba ari nk'abantu bafite nk'inzu nyinshi bakamamo imwe, sinjye nishyura, nkajya nshaka ibyo kuha umwana, ntavuga ngo ukwezi kurangonze baransohorana n'uyu mwana ndajya hehe. Mbega imbogamizi ngira cyane niyo kugira buri kwezi nishyura inzu kandi nta bushobozi mfite. Ubwo se iyo uganirije papa we wenda kumubwira nk'ubuzima bw'umwana, we nta nkunga agira uharagira kugufasha kurera uwo mwana? Ahubwo no gutandukana kwe cyane ni uyu mwana wabiteye. Mwatandukanye kubera umwana? Bivuze ngo yabonye umwana afite ikibazo nicyo cyahita aragukatira. None ubundi umuntu ajya aho amahoro ari, aho amahoro atari ntawe uhaguma. Waba ufite amahoro wagize ngo ukagira aho ujya wagize ngo. Reka dusaze ikiganiro cyacu tugushimire, abana dushimire n'abantu badukurikirana. Ngira ngo mwabonye umwana ukuntu ameze. Ni umwana noneho ngo bigeze ahantu asigaye agagara nk'uko amaze kubibyivugira, ageze ahantu twakwita ko ari habi. Navuga ngo abantu bafite umutima wo gufasha cyangwa se w'inama, mwamureberera cyangwa se mukamwamugeraho, cyane cyane ko ntekereza ko abanyarwanda bagira uwo mutima kimwe n'abandi bantu batwumva. Reka dusoze rero, utubwire uburyo uwagushaka yakubona, kuko birashoboka cyane ko hari uwo umutima w'imbabazi wakoraho. Batubwira nimero ya telefone cyangwa wagushaka niba udafite telefone uburyo yakubona. 078 7 3 2 7 1 Ibaruye kuri indi yo nimero yawe? Kuri Bazubagira Vestine. Hanyuma se Bazubagira Vestine, ubu ngubu nyine nkuwaza adashaka kugira ngo akoreshe niyo telefone, ashaka kugeraho yakifashisha yagusanga hehe? Yansanga hano muri Etonya Kigezi, mu mudugudu wa Etonya Kigezi, akagari ka Kiniho. Reka tugushimire kandi tukubwire ngo wihangane, ubwo Imana yo mu ijuru nyine iyo yabikoze ifite ukuntu izabikemura, gusa wihangane. Murakoze, Imana ibahe umugisha.